turatandukana ubwo Iriza yari amaze guhamagara Sano amutabaza kuri telefone. Muribuka neza ko telefone yahise ivaho. Sano bwahita yumirwa cyane kubw'ibyo yari amaze kumva. Umusore agiramo n'ubwo barikanga cyane. Yongeye guhamagara ya nimero biranga. Arakomeza aragerageza ariko biranga. Sano ahita abaza Lucas ati Luka, bigenze bite ko telefone yahise ivaho? Lucas ati ninde se wari uguhamagaye mani kugize ubwoba? Sano ati ni Iriza. Lucas ati ngwiki Iriza? Gute se? Avuze ngwiki? Hari ikibazo arimo se ko mbona yise uhinduka? Sano ati ntago ari ibibazo gusa, ahubwo ni ibindi bindi. Ariko rwose ngewe sinumva icyo uriya mugabo rwose ashaka ku mugore wanjye. Luka reka tugende. Bahise bajya mu modoka. Sano aravuga ati nimufata turaza kubonana. Ubwo atwara imodoka n'umuvuduko mwinshi cyane maze Lucas ati mani watwaye gakeya bitaza kuba bibi. Sano ati ntware gake kandi umugore wanjye ameze nabi. Amamagaye yarimo kurira ngo mutabare mu minota itarenze 20. Urumva natwara gake gute? Lucas ati none se mu by'ukuri umugore we afite ikihe kibazo? Sano ati wa mugabo ngo ni papa yaramushimuse. None ngo ubu ngubu bari muri hoteli. Nta nubwo azi ukuntu iyo hoteli yitwa. Ngo yamubwiye ngo nareke baryamane cyangwa se ejo azamujyane mu Bufaransa. Luka, ndumva ngiye gusara rwose ntabwo ndi kwihangana kuba numvise rwose arimo kurira. Noneho arangije avuga ngo ntabwo ashaka kugira ikintu akora n'uriya mugabo. Ngo nta nubwo ashaka kujya kure yanjye. Ubwo arongera kandi ati sinshaka kubana n'undi muntu utari wowe. Ni ukuri Luka, sinakizera ko kiriya gisaza cyandirije umugore gishaka kuryamana nawe. Aho ngifatira hose ngenda ahita nyica. Nyagasani Lucas ati nta kibazo umukorera icyo ushaka, ariko twara imodoka gakeya. Ese ubundi ugiye hehe? Sano ati kuri hoteli. Lucas ati iyihe hoteli se? Ko atigeze ayikubwira. Sano ati simbizi Luka, ariko niba ashaka kugenda uko biri kose ari muri hoteli iri hafi y'ikibuga cy'indege, ariko nsanze hari ikintu yakoze ku mugore wanjye nahita mwica. Telefone ya Sano ihita isona maze ati mama se we ko ari kumamagarira iki? Niyihangane rwose ntabwo ndamwitaba. Yakomeje gutwara imodoka. Mama Sano kandi ubwo nawe akomeza guhamagara, ndetse na mushiki we Yanise arahamagara. Lucas ubwo aramubaza ati se wabitabye ko wabona ari ikintu cy'ingenzi bashaka kuba bakubwira? Sano ati nta kintu nshaka kumva mu gihe ntaragera ku mugore wanjye. Reka mbanze mubone, ibindi biraza nyuma. Ahubwo ikibazo nuko iminota iri kugenda insiga gake gake yareka nihute. Sano ari kugendera ku muvuduko mwinshi, yongeza n'ubundi umuvuduko. Maze Lucas ati mani watwaye gake ko kudakora impanuka. Sano aramusubiza ati mana ntiyabyemera ko nkora impanuka ntarabona Iriza. Ubwo agiye kubona akabona haje message. Afata telefone maze asoma ya message ati ndabona bari kumbwira ko bamenye hoteli arimo n'icyumba arimo. Ubu ngubu noneho biroroshye. Lucas ati niyihe hoteli se barimo? Sano aramusubiza ati rwose nanjye iyo natekerezaga niyo bambwiye, kandi ubwo bambwiye n'icyumba barimo biroroshye cyane. Ubwo umusore akomeza gutwara imodoka n'umuvuduko mwinshi. Hagati aho tugarutse kuri Iriza, abagifite ya telefone arimo kuyikanda bikanga kubera ko yari yazimye. Ako kanya papa Sano ahita aza maze arayibona ati uri mu biki muko? Iriza ubwo ahita yisha maze ati ntabyo. Papa Sano ati urimo guhisha iki se ko nayibonye? Ubwo yaraje arayimwaka maze ahita amukubita urushyi rwiza. Aramubwira ati nakubwiye ngo iki? Sinakubwiye ko nugerageza kuneza ibibazo ndaza kukwica. Iriza ubwo ahita aturika akarira cyane maze ati ariko nkeneye kubona umugabo wanjye. Papa Sano ati wamaze. Ibyo twavuganye se urabiyobewe? Ibyo twagombaga gukora ubundi nkakoreka ukamusanga urabiyobewe? Uhamagaye nde? Iriza aramubeshya ati nta muntu mpamagaye. Papa Sano ati nta muntu uhamagaye? Reka nze mbirebe. Ugahita acana ya telefone maze arareba. Aramubwira ati zino nimero ni iza Sano ndazizi. Kuki uhamagaye Sano? Umubwiye iki? Iriza ati ntacyo. Papa Sano ati ntacyo? Uramuhamagaye ntihagira ikintu umubwira? Wagakobwa we, nari nakubwiye ko nukina nanjye cyangwa se ugakora ibintu binshyira mu bibazo turaza kubonana. None reba wahamagaye Sano. Nyagasani Papa Sano ubwo ahita amufata mu ijosi maze aramuniga. Aramubwira ati nkwice birangira ubure byose.
arakomeza aramunika cyane. Iriza agiye gupfa neza ku bw'amahirwe, wa mukozi ukora muri iyo hoteli witwa Vanilla ahita aza asunika Papa Sano maze aramubwira ati uri mu biki? Ushaka kwica umuntu? Papa Sano atari ku bundi we bite byawe? Warebye ibikureba wa mukobwa we? Ni weho wizanye n'ubundi reka nze mwereke. Nyagasani Papa Sano ubwo ahita amufata amuzirika ku gitanda amupfuka umunwa. Aramubwira ati ibyo muba mwigira ariko ubundi ubwo ni ibiki? Ako kanya telefone yirasona maze ahita yitaba. Ati yego ngwiki? Wahamubwiye? Kubera iki se wahamubwiye? Nigeze nkubwira ngo uzagire uhabwira. Umva, kuba ari umwana wanjye ntibisobanuye ko umubwira ibyo akubajije byose kubera yuko ntabwo ubuze impamvu ntabimubwiye. Sawa urakoze kunshyira mu bibazo. Ugahita kupa maze ati abantu wagira ngo nta bwenge bagira. Umva iri tugiye kugenda. Uribashye ukagira ikintu ukora cy'ubugoryi sinda kubabarira. Iriza ati nese umugabo wanjye. Papa Sano ati ibyo ngibyo ntabwo bindeba kubera yuko ntabwo umusanga ibyo twasezeranye bitaraba. Urashaka kongera kumvangira turaserera. Ikindi kandi ibintu byawe biraza gusigara hano. Papa Sano ubwo yahise afata ibintu by'amazina bamufata akaboko aramubwira ati twagiye. Iriza ubwo yanze kugenda. Papa Sano ati tugende. Iriza ati sinshaka kujyana nawe, nshaka gusanga Sano. Papa Sano ati iri ntushake kumvugisha amagambo menshi, ndavuze ngo tugende. Iriza ati se kuki uri umugome? Ubona ibi ngibi ukora bitazakugaruka ariko ubundi ubwo kuba umugabo mubi ntabwo biguhagije ahubwo wahisemo no kuba umubyeyi mubi. Ubundi umutima mubi ugira wawe uretse ufite irari ringana iki ku buryo utandeka utaryamanye nanjye? Niba utanyubahiye ko ndi umukazana wawe nta nubwo byibura wakumva yuko ibyo ushaka njye nabishaka. Ntabwo nifashe ubuzima bwanjye bwose kugira ngo abe ari we tuzaryamana, ariko ibyo ngibyo ntabwo ushaka kubyumva. Nturi no gutekereza ko ibyo ushaka ari amahano. Kuki ushaka kunkorera kuko ibintu nk'ibi ngibi? Iriza ubwo araturika akarira cyane maze ati ndakwingize rwose ndeka winkorera ibintu nk'ibi ngibi. Sinazongera rwose kumva mfite agaciro nyuma y'ibyo waba umaze kunkorera. Ndagusabye rwose ndeka. Papa Sano ariko nawe urabizi neza yuko bidashoboka. Wabyemeye reka tujye kubishyira mu bikorwa hanyuma ubone gusanga Sano. Kandi nk'uko nabikubwiye uraza kumvangira ndaguheza umwuka. Papa Sano bwahita amufata baragenda. Bagisohoka umuryango wa hoteli Sano ahita yinjira ari kumwe na Lucas. Nyagasani Vanilla kandi ubwo wa mukozi wa hoteli bari bazirikiye mu cyumba yakomeje gushaka ukuntu yakwizirikura biranga. Hashize umwanya Sano ahita yinjira ari kumwe na Lucas. Arabaza ati ari hehe? Bahise babona Vanilla. Nuko Sano aramubaza ati bitewe urinde kuzirikiye hano? Hise amupfukura umunwa maze ati umugore wanjye ari hehe? Vanilla aramubaza ati niwo numvise bita Iriza? Sano ati yego ari hehe wamubonye? Ameze neza? Nizere ko ntacyo yabaye. Vanilla aramusubiza ati nagerageje kuba namufasha ariko uriya mugabo yandushije imbaraga, niwe wananziritse hano, ariko nibwo bakiri kugenda bakurikira uraza kubafata. Lucas ahita abwira Sano ati genda manu udatinda ukayoberwa ahantu baciye. Vanilla ati nutinda gatoya urasanga yamukoreye rwose ibyamfura mbi. Ikindi umugore wawe arimo kugumya arira cyane ngo namureke rwose asanga umugabo we. Sano ati kiriya gisaza ndakica. Luka weze iri kuri uwo mukobwa ngereka mbakurikire. Ubwo Sano yarasohotse arebye abona imihanda ni myinshi abura uwacamo. Ubwo ahita ajya mu modoka maze apfa gucamo uwo abonye. Ubwo abatwara imodoka kandi ku muvuduko mwinshi cyane. Ubwo yageze imbere abona imodoka ya papa we irimo kurengarenga akomeza ayikurikira. Ubwo kandi Papa Sano nawe yari yabonye yuko imodoka ya Sano irimo kumukurikira maze nawe yongeza umuvuduko. Bageze imbere ahita aparika imodoka kuramo Iriza. Arangije aramufata ahita amushyira icyuma ku ijosi. Ubwo kandi Sano nawe ako kanya ahita aparika imodoka ayivamo. Sano ubwo ahita amubaza ati hanyuma se wumvaga yuko nazakugeraho? Ubwo Iriza yumva ijwi rya Sano maze ati Sano. Agiye kugenda Papa Sano ahita amufata maze ati ntaho wemerewe kugerega. Sano ati reka nze mwirebere noneho. Papa Sano ubwo ahita yongera agashyira icyuma ku ijosi rya Iriza maze akamubwira ati kumaho ngaho Sano nunyegera kino cyuma nahita nyitera Iriza mu ijosi. Sano ati ariko urimo gukina? Papa we ati ntabwo ndimo ndakina nawe, nunyegera Iriza ndamwica.
Sana ati ese ubundi ibyo yakoze ntabwo bihagije? Ubundi ushaka iki? Wazengereje mama uramutoteza umugira igikoresho cyawe, umubwira icyo gukora kugeza ubwo yishyizeho n'amakosa atakoze. Nawe urabizi ibyo wamukoreye ni byinshi, ariko ndakubaza ni mu by'ukuri umugore wanjye Iriza we yagukoreye iki? Uramubaza iki? Papa Sana araseka maze ati umugore wawe? Ese mwari muzi yuko muzatubeshya ntituzamenye ukuri? Nta n'isoni rega mwaratubeshye mutugira injiji ngo murakundana, kandi ari uko washakaga kubana nawe, kandi ari uko washakaga yuko ntabana nawe. Sana ati ibyo se kandi wabikuye hehe? Papa Sana ati ndabizi, nta n'umuntu rega utabizi, ni nayo mpamvu twafashe umwanzuro wo gukura Iriza mu rugo rwa feke. Iriza ati ariko nababwiye ko urugo rwanjye nta kintu rwose rwari runtwaye. Sano atari ku bundi kuba twarabeshye ubundi bibarebaho iki? Ko mwari muri kumuhatiriza kubana nawe atabishaka. Papa Sana ati hanyuma se amaherezo y'urugo rwanyu ntayahe? Sana atari ko ntago bibareba, Iriza mureke kandi nundakaza biraza kuba bibi cyane. Papa Sana ati ahubwo igira inyuma wowe. Sana ubwo yegerayo, papa akamubwira ati uva aho ngaho ari uko ngiye. Ubwo nta kindi cyabaye Papa Sano ahita arekura Iriza maze ahita ajya mu modoka aragenda. Sano ubwo arazahita ahobera Iriza, barahoberana cyane umwanya munini, maze ubwo Sano ati umeze neza? Iriza disi ubwo araturika akarira maze ati nari mfite ubwoba. Sano ubwo amuhanagura amarira aramubwira ati tuza, byarangiye kandi rwose ntugire ikibazo, turi kumwe, ntabwo bazongera kugutwara. Iriza ati aracyahari se? Sana ati hoya yagiye. Iriza ati kuki muretse akagenda se? Sano ati yo mangana nawe nkanga yuko agenda, yari kukubabaza cyane kandi rwose sibyo nashakaga, rero mureka agende nta kibazo, ndakora ibishoboka byose, ejo nagera ku kibuga cy'indege agiye bazahita bamufata, ariko nizere ko basumeze neza. Hari icyo yakugize? Iriza ati ntacyo, gusa ariko papa wawe ni umugome cyane, sinifuza no kuzongera rwose guhura nawe na rimwe mu buzima bwanjye, uriya muntu agiye kuba indoto mbi zanjye, umbabarire rwose unshyire kure ye, nawe kandi umushyire kure yanjye, kubera yuko ibintu yaragiye kunkorera sinzi yuko nari kuzabaho neza mpora mbyibuka. Sana ati ntugire ikibazo, ni ahantu rwose muzongera guhurira. Iriza ati kandi byose niwe wabiteye rwose, utuma bantwara kubera rwose utari uhari, wanagiye utanambwiye. Nkura hano Sano unjyane mu rugo, ndumva nta mbaraga nifitiye. Sana ati kuki udafite imbaraga se? Nizere ko ntacyo uri kumpisha. Iriza ati ubwo rero ushaka kwigira nkaho umangayikiye. Sano ati ariko se iri ubu ko ugiye gutangira bya bindi byawe? Iriza ati biki se, ko ahubwo ari we ubitangiye? Ese ubundi wari umangayikiye cyangwa ahubwo wumva gufite amahoro kubera ko ntari imari? Sana ati nari impangayitse pe, nagerageje kuba nagushakira ahantu hose, yewe nshaka n'abamfasha kugushaka, ariko turakubura. Iriza ati kubera iki se wanshakaga? Wanshakiraga iki? Sana ati iri mbabara rwose uyu munsi ntidutumurangira nabi nk'uko watangiye nabi, wavuye mu bibazo twabonanye, reka dusubire mu rugo rwacu. Ubwo nta kindi cyabaye bahise bataha. Ubushuti budafite uburyarya, wankunze naho nta yandi mahitamo ufite, ubu noneho namenye ko ubwo bwarishe. Tugaruka kuri wa mukobwa Vanilla ukora muri hoteli. Yaratashye iwabo ubwo mu rugo rwiza, yinjira mu nzu ajya mu cyumba. Muri icyo cyumba kandi ubwo haba harimo umugore wicaye arimo kureba muri laptop. Vanilla ubwo ahita amubaza ati mama bite ko watashye kare? Mama Vanilla ati ejo hari umurwayi nzitaho, nashakaga kubanza nyine nkagira ibyo ndeba kuko sinshaka yuko hari abandi baganga tuzafatanya. Vanilla ati nyamara gufatanya n'abandi nibyo byiza mama, ku buryo umurwayi anapfuye bavuga bati bari benshi, byibuze bakavuga ati ntako mutari mwagize. Ariko nyine urumva iyo uri umwe bavuga yuko nyine wabikoze uri umwe nyine bikagucanga bigatuma umuntu apfa. Mama Vanilla ubwo aramubwira ati mwana wanjye mvura abantu kugira ngo bakire, simbavura kugira ngo bapfe. Mba nanifuza rwose kuvura umuntu ku buryo azajya avuga yuko ari njye rwose wamuvuye njyenyine. Vanilla ati
nuko nta bunebwe ugira. Mama we ati hanyuma se mu kazi kawe byagenze gute? Nizere ko umunsi wawe wa kabiri hariya muri kariya kazi noneho wagenze neza atari nk'umunsi w'ejo. Vanilla ati kariya si akazi pe. Uyu munsi bwo numiwe. Umugabo w'umusaza w'imyaka nka 60 yashimuse umukazana we maze amuzana muri hoteli, noneho akajya amubwira ngo nareke baryamane ubundi amureka agende. Ibyo ngibyo wenda ntabwo bibabaje, ahubwo ikintu kibabaje nuko uwo mukazana we atabona. Mama Vanilla atarika abasaza b'iki gihe nta nubwo biyubaha koko, niyo watinyuka koko wajya ku mukazana wawe. Niyo mpamvu nzahora mbivuga nta bagabo nta bwenge bagira, nta mukobwa nzashishikariza rwose gushaka umugabo. Vanilla ati kuba uzi bake babi ntibisobanuye ko bose ari babi mama. Mama aramubwira ati kugira ngo ubone umugabo muzima ni ikibazo, ngaho nawe ibaze rwose nyine umusaza nk'uwo nguwo w'imyaka 60 ibintu ngibyo aba yakoze. Gusa basi nizere ko wafashije uwo mukobwa. Vanilla ati ntago ari umukobwa mama, ni umugore, ngo niba yitwa Kariza nakoze uko nshoboye kose ndamufasha, nyine birangira umugabo we nyine aje kumureba asanga yagiye, ariko yamubonye ndabizi. Gusa icyo nakubwira cyo ni mwiza pe. Mama Vanilla ati inde mwiza? Vanilla aramusubiza ati uwo mugore ni keza cyane, karacyari gatoya, n'umugabo we kandi ni mwiza, nyine baraberanye, kandi ni ukuri kahiriza kaberwa no kuba karumuna kanjye pe. Mama Vanilla ati se nk'ibyo ngibyo bya murumuna wawe ubijyana hehe? Ko uwo nguwo afite iyo avuka nawe ukagira aho uvuka, yaberwa no kuba murumuna wawe binyuze mu zihe nzira? Ese ubundi ba bantu ntabwo bari bitaba? Vanilla ati ntabwo bazigira bitaba, noneho banakuyeho telefone. Icyo nakubwira ni ukubibagirwa, kuko byanashoboka yuko batabaye abantu beza nk'uko wabitekerezaga. Mama Vanilla ati n'ubundi ni hahandi naho bazancikira, aho bazaba hose nzahashaka kandi rwose mpamenye. Vanilla ati njyewe nta cyizere mfite pe. Mama Vanilla ati ntago nzigira nta kazi cyizere ntarabona imva. Nyagasani wakwiyumvisha uko mba niyumva nk'iyo turi kumwe, wanyeretse ubushuti budafite uburyarya, wankunze naho ntayandi mahitamo. ubwo tugarutse kuri Iriza na Sano bageze mu rugo, Sano aba ari mu gikoni niwe urimo gutegura ibyo kurya, naho Iriza we yicaye muri salo ndetse na Mama Sano. Mama Sano ati nizere ko batigeze bagukorera ikintu rwose kikubabaza mwana wanjye. Iriza ati ibyo bari kunkorera byose ntacyo byari bintwaye, kuko nta cyari kimbabaje nko kunandukanya n'umugabo wanjye Sano. Mama Sano ati se kuki utigeze umbwira yuko urugo rwanyu rwari urwa fake? Iriza ati nuko numvaga hari umunsi ruzaba urwa nyarwo. Mama Sano ati se ukunda Sano? Iriza ati yego, ariko bintera ubwoba kubera ko ndabizi ko narengereye. Tujya kubana mu by'ukuri bwari ubufasha yari amaye kugira ngo ntabana na se, tuvuga yuko nyine tuzahana divorce, ariko nyine nisanga namukunzi. Mama Sano ati kuba waramukunze ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni byiza. Ese ubundi nimero za Sano wazifashe mu mutwe ryari? Iriza aramusubiza ati nazifashe mu mutwe cya gihe ubwo ya nshuti yanjye yabaga hano. Nazifashe mu by'ukuri nabishaka, numva nta n'icyo nzazimaza, ariko nyine ndazifata. Bakira aho Sano araza maze ati ndarushye, aho ngejeje rwose nta bindi ndateka. Iriza ati uragira ngo saba ari njye ujya guteka? Mu kanya bashiki bawe bagiye kuza hano, urabaha iki? Sano aramusubiza ati bitekere. None se njye nshinzwe kubatekera? Niwe nifuzaga gutekera wenyine. Iriza ati ngo bagire ngo ubikoze kuko mama wawe ahari kugira ngo abone yuko uri umugabo mwiza. Nushaka kubirekerega byose n'ubundi nta mpamvu yo gukora ibintu udashaka kugira ngo ushimwe. Sano ati se kuki wumva buri gihe wanyiyenzaho unshinja ibitari byo? N'ubwa mbere se ngutekeye? Iriza ati unateka nabi. Sano ati nganye n'ujya ugenda ubyitekere. Iriza ati ushatse kumvikanisha iki se ubwo? Kubizi ko ntabasha guteka gutumbwiye ngo njye mbyitekera. Sano ati nese uragira ngo nkubwire ngo iki? Ese basi wakwitwaye nk'umuntu tutari duherukanye, twari dukumburanye? Iriza ati njye ntabwo nari ngukumbuye pe, nta nubwo nzigera ngukumbura. Mise nanifuza yuko rwose umunsi wa divorce wagera. Sano ati nyumvira noneho,
kandi bya bintu bya divorce urabigaruye. Ntabwo twavuganye ko tutazongera kubivugaho. Iriza ati ariko sinabura kubivuga mu gihe mbishaka kubera ko ngomba kuvuga ibyo nshaka. Sano ati ese kuki imeze gutyo? Kuki ukunda kundakarira? Nk'ubu ngubu ko kwandakariye nakoze iki? Iriza ati nyine ngomba kukurakarira buri uko mbishatse. Niyo kandi waba nta kintu wakoze, pfa kuba nshaka kukurakarira gusa, kana nigendere. Nyagasani ubwo Iriza ahita agenda. Mama Sano araturika araseka ati cyakoze mubanye neza pe. Sano ati tubanye neza se gute kandi andakarira nta n'ikintu nakoze? Mama Sano ati ntago yakurakariye ahubwo ari kukwiyenzaho. Nahoze numva ibyo muri kuvuga nkibaza ibyo murimo bikancanga, gusa icyo mbonye cyo nuko mutazigira mutandukana. Sano ati hanyuma se Iriza avuze ibintu bya divorce utari kubyumva? Mama Sano ati uriya mugore wawe aba ashaka kukurakaza no kukuvugisha amagambo menshi, si ibyo se ubundi wari ukumbuye? Kuriya nyine atuma mutongana agushinja amakosa utakoze. Sano ati yego nari mbikumbuye, ariko se kuki akunda kubikora? Mama Sano ati nyine niko yimereye kandi uriya niwe mugore mwiza, ahubwo genda ukomeze umutekere. Hagati aho ariko nkeneye kumenya ibya papa wawe. Sano ati namuretse aragenda kubera ko n'ubundi we ntamureka yari kubabaza Iriza, gusa ariko ejo najya kugenda bazamufata kiretse nabireka, cyangwa se ukaba ugiye kumbwira ngo sinzatume bamufata. Mama Sano ati oya nta kibazo rwose bazamufate, ahubwo na cya kirego uzongera ugifunguze unashaka ibimenyetso tumushinje maze bamufunge. Nyagasani. Sano ati kuki yisubiye wose mama, urukundo rwagiye? Mama Sano ati nashyize ubwenge ku gihe. Sano ati ntiwumva, ubu ngubu noneho ngiye rwose gukora akazi kanjye mbikunze. Hari abantu ngiye gushaka bazaba ari abatangabuhamya. Abandi bakaza ku ruhande rubogamye. Wowe wateze urutugu rwawe ndarira. Wowe ngoma. Hagati aho tugarutse kuri papa Sano ari kumwe na papa Iriza na mama Iriza, bose bicaye ahantu hamwe. Papa Sano ari kubabwira ati mu by'ukuri bwari gucya tugenda, ariko umukobwa wanyu byose yabyangije maze aramuhamagara birangira nyine tugezeho mbona ninkomeza kumutwara biraza kuba bimaze ndamureka ndigendera. Ubu ngubu rwose bari kumwe. Papa Iriza ati ariko se bumva kuko bashimishijwe no kubana badakundana? Papa Sano ubwo aramubaza ati babuzwa n'iki se gukundana? Barakundana kuko ntabwo umuntu rwose yaba atagukunda ngo aze kugushaka. Ariko Sano yaretse ibyo yari arimo byose maze araza. Mama Iriza ati aho bigeze ibyabo nta n'icyo rwose bimbwiye, n'ubundi ntabwo ndi kumva rwose impamvu yo gutegereza abuzukuru ku mukobwa ntabyaye. Papa Iriza ubwo aramubaza ati hanyuma se ubwo kugurisha turabiretse? Mama Iriza ati tubireke nyine. Papa Sano ati hanyuma se mwari mugiye kugurisha kubera iki? Papa Iriza ati wa mugabo wese ugira ngo amafaranga ntazakora ku bantu, uko tureba uko nguko dushaka guhunga. Papa Sano ati guhunga se kubera iki? Muhunga iki? Papa Iriza ati ni ibintu byabaye kera, twumvaga yuko byarangiye ariko wagira ngo nibwo bigitangira. Ubu ntabwo dutuje kubera yuko isaha iyo ari yo yose twajya mu bibazo. Papa Sano ati mumbwire nyine. Papa Iriza ati umugore nakubwire. Mama Iriza ubwo aratangira ati kera mu myaka nka 16 ishize twari dutuye ahantu mu cyaro hadatuwe n'abantu benshi. Aho hantu kandi ubwo hari ingo zitatanye, ariko kandi hari hafi ya kaburimbo ikomeza nyine mu tundi turere. Ubwo umunsi umwe ari ku manywa twicaye twagiye tubona umugore araje yirukanka anacumbagira. Uwo mugore yari yakomeretse ku kuboko no mu isura. Ubwo kandi uwo mugore yari ateruye umwana ubona yuko ameze nk'uwapfuye kuko yari yahwereye ndetse rwose n'isura ye yose yabaye amaraso. Uwo mugore yari afite isakoshi, arangije aduha uwo mwana n'iyo sakoshi aratubwira ngo tumubabarire maze uwo mwana tumujyanire kwa muganga, ngo amafaranga ari mu isakoshi, ngo kandi nihagira umugabo ugira ikintu atubaza tumwihorere, ngo araza kugaruka ari uwo mwana ahantu twamujyanye kwa muganga. Ubwo umugore yahise agenda ubona yuko yahungabanye. Hashize umwanya kandi haza n'umugabo atubaza niba hari umugore ufite umwana tubonye, turamuhakanira arakomeza aragenda. Nyuma twajyanye wa mwana kwa muganga, gusa ariko tubona imodoka ngo yakoze impanuka igwa munsi y'umuhanda. Tugeze kwa muganga kandi ubwo batangira kuvura uwo mwana,
Bageze ku gihe cyo kutwishyuza, ubwo twahise tureba muri ya sakoshi, dutungurwa no gusanga harimo miliyoni 25 tugira ubwoba. Neza neza twanga kuyakoraho, dutegereza ko wa mugore agaruka turaheba. Twakomeje kuvuza uwo mwana ariko yari ari muri koma. Umwana aragenda amara muri koma amezi 3 yose. Nyuma twaje gutekereza maze turavuga duti, uwakwitwarira aya mafaranga n'umwana tukamutwara tukagenda tukamurerana n'abandi bana, hanyuma tukimuka ku buryo uwo mugore atazamenya naho twagiye. Ubwo niko twabigenje. Amafaranga turagenda turayarya. None uwo mugore amaze iminsi arimo guhamagara ngo akeneye ko tubonana, kandi ayo mafaranga miliyoni 25 ye twarayakoresheje n'ahantu twanayakura. Papa Sano ubwo abaza mama Iriza ati, none se ubundi uretse ayo mafaranga uwo mwana we yabahaye ari hehe? Mama Iriza ati, rega uwo mwana ni Iriza, noneho yari muzima mbere areba, gusa ariko mu kumutuzanira ahari kubera yamanuka byatumye ahura n'ikibazo cyo guhuma, kandi uwo mugore ntago abizi. Ashobora kuvuga ati, gute umwana wanjye atabona nari nzi yuko abona? Papa Sano ati, birumvikana, gusa ariko ukuntu mwabonye Iriza biratangaje, kandi icyo numvise nuko uwo mugore yari arimo guhunga umugabo, arangije abasigira uwo mwana ngo umugabo atamugirira nabi. None se Iriza hari ikintu yaba yibuka nyine wenda nk'uko byari bimeze mbere? Papa Iriza ati, rega yari akana gato, yanakangutse nta kintu yibuka na kimwe, ahubwo nitwe twabimubwiye nyuma binamutera ikibazo maze yaryama akanabirota, akajya akomeza kurota abona ibintu by'impanuka. Ubundi kuba uwo mugore twamuha umukobwa we ntacyo bitwaye, ariko se amafaranga ye? Noneho kwa muganga baratubwiye ngo dutange amafaranga miliyoni 8, ngo hari umuganga ukomeye uzava hanze maze azamuvure, ubundi yongera arebe neza, maze turanga kubera ko twuvuga ntacyo bitubwiye tunishakira amafaranga. Papa Sano ati, ariko namwe rwose mwarakosheje. Umuntu yabasigiye miliyoni 25 zose, babatse miliyoni 8 ngo bavure umwana, mwanga kuzitanga. Ahubwo uwo mugore nabafata azababaga muri bazima. Ibintu mwakoze birakomeye cyane kubera yuko kuba Iriza atabona ni ukubera mwebwe. Mama Iriza ati, ibyabaye byarabaye. Ninde wari gutanga miliyoni 8 se ku mwana atabyaye, noneho na nyina atitayeho ngo byibura azamurebe? Papa Sano ati, nyine wasanga hari nk'ibindi bibazo yahuye nabyo wenda, cyangwa se akaba yaranababuze. Papa Iriza ati, gute se umuntu avuga ngo ndaje akamara imyaka 16? Ikiza nuko niyo yahura na Iriza nyine atamumenya, na cyane ko n'amazina ntahahuriye. Papa Sano ati, mwamuhinduriye n'amazina se? Papa Iriza ati, nyuma yo kwiha ayo mafaranga se twari kumurekera amazina ye? Ku bipapuro byo kwa muganga byari biri mu isakoshi ya mama we hari handitseho ngo yitwa Utuje Vanessa, duhita tubihinduza tumwita Iriza Marie Grace. Papa Sano ati, ntago yamumenya rwose, ariko nanone ntibivuze ko ukuri kutazamenyekana. Mama Iriza ati, ushatse kuvuga iki se? Kandi ukuri ari twe tukuzi twenyine, nta wundi muntu twigeze tubibwira uretse wowe. Papa Sano ati, hanyuma se ngewe mubimbwiriye iki? Mama Iriza ati, wamaze kuba umunyamuryango erega wacu, turanakwizera, ntago ntekereza ko wabivuga. Papa Sano ati, rega kubika ibanga birashoboka, ndetse ukanaribika imyaka myinshi, ariko ntibishoboka yuko ritazamenyekana. Yaba ibikuta cyangwa se inzugi n'amabati nabyo rega buriya birumva. Rwose nimukomeze mubika iryo banga ryanyu, ariko umunsi umwe bizamenyekana. Gusa icyo nababwira cyo, amatelefoni yanyu muyakureho n'amasimukadi mujugunye, kubera ko uwo mugore ntacyo muzamubwira nimutamuha miliyoni ze, kubera ko nta nicyo mwazikoresheje byibura mufasha umwana we. Papa Iriza ati, uzi icyiza se? Reka tuzajya kwirebera uwo mugore, ubundi tumuhimbira inkuru nyine itabaho, ku buryo atazongera no gutekereza uwo mwana we. Mama Iriza ati, nibyo rwose, ahubwo muhamagare umubwire ko dushaka guhura nawe. Bamwe baraza ku nyungu zabo, abandi bakaza ku ruhande rubogamye. Tugarutse mu rugo rwa Sano na Iriza. Sano abakiri mu gikoni arimo guteka, Iriza kandi ubwo nawe bari mu cyumba. Ubwo yarasohotse aragenda yicara hanze ku irembo. Hashize akanya Sano nawe araza aricara, aramubwira ati, ko wicaye hano se wenyine? Iyo uba usanze mama mu nzu mukagumana mu gihe dutegereje yuko Rinka na Yanise baza. Iriza ati,
imyenda yanjye iri hehe? Sano ati ndakubaza impamvu wicaye hano wenyine ukazana iby'imyenda. Lucas yayihaye ba Linka baraza kuyizana. Ese ubundi ko numva uri kumbwira nabi? Iriza turagira ngo se ngira ute? Sano ati byibuze mvugisha neza. Ndabizi ntiwari ukumbuye kuba uri kumwe nanjye ariko byirengagize sibyo? Iriza ati wakoze kuba wantabaye. Sano ati nta birenze biriya ni inshingano zanjye. Iriza ati ni ukuri birarenze pe. Byose kandi ni ukubera mama. Niwe wankuye hano ngo yamenye ko twabeshye. Papa wawe nawe arambeshya ngo agiye kungarura hano, kumbi yari yifitiye izindi gahunda ze. Kugeza ubwo amvanye mu rugo anjyana mu cyumba cya hoteli, arambwira ngo kugira ngo ngarure hano nuko ndeka tukaryamana, ngo kandi nabyanga akanjyana iyo ngiyo agiye kujya mu Bufaransa. Nari nzi yuko adakomeje mu by'ukuri, ariko yabigize ibya nyabyo ku buryo yananzirikaga maze agafunga akagenda. Nagezeho rwose numvaho kugira ngo ngiyo ngiyo ntazi mu mahanga namureka maze nkamuha ibyo ashaka, ubwo maze nanjye kubwo kubura amahitamo ndabyemera. Sano ati ngo iki? Ibyo kutari wabimbwiye? Waremeye se umuha ibyo yashakaga? Iriza ati nyine nuko yamenye ko naguhamagaye maze akatagira ubwoba, ariko wabuze gato rwose byari kuba. Yari yatangiye kumbwira ngo nkuremo imyenda, gusa ariko Imana yaramfashije maze yohereza umukobwa ukora muri hoteli aba ari nawe uniza telefone. Sano ati ntabwo rwose Imana ijya itererana abantu bayo, kandi nta nubwo rwose yakemera yuko ikintu nk'icyo ngicyo kikubaho, kubera ko ibyabaye birahagije. Ariko mu by'ukuri nanatunguwe no kumva uzi nimero zanjye mu mutwe. Iriza ati ni Mika watumye nzifata. Ese Mika ntabwo yigeze akuvugisha? Sano ati oya ntabwo yamvugishije, ariko nyine nta wamurenganya kubera ko buriya nyine iwanyu bamuteye ubwoba. Gusa icy'ingenzi nyine ni uko umeze neza kandi tukaba turi kumwe. Iriza ati yego turi kumwe, ariko se kubera iki? Sano ati kubera iki? Sinumva icyo ushaka kuvuga. Iriza ati nyine turi kumwe, turanabyishimiye ko ubu ngubu tumeze neza mu rugo rwacu, ariko nyine kubera iki? Byose ni imikino. Tumeze nk'abishimiye gukina umukino, kandi urugo si umukino. Ikindi kandi ndumva nta mpamvu yo kuguma mu rugo rutagize ikintu rumaze. Sano ati ese ni urugo udashaka cyangwa ni njyewe udashaka? Iriza ati simbizi. Sano ati oya urabizi. Icyo ushaka urakizi Iriza. Ubwo aramwegera maze akamubwira ati niba wumva yuko uru rugo rwose nta kintu rumaze, bivuze ko nyine hari ikindi kintu uzi icyo kimaze. Ngaho kimbwire. Iriza ati ntacyo kukubwira gihari. Sano ati ntukavuge rero ngo urugo rwacu ntacyo rumaze. Ni rwiza kandi twishimira kurubamo, niyo mpamvu bari bagutwaye ukajya basaba yuko bakugarura mu rugo rwawe. Wibutse n'ikindi se? Kuri telefone warambwiye ngo ntabwo ushaka kujya kure yanjye. Ikindi kandi wambwiye ko udashaka kubana n'undi muntu utari njyewe. Kubera icyo wabimbwiye se? Urugo rwacu rwakubanye rubi, ariko nushaka kujya kure yanjye ntunashaka kubana n'undi muntu utari njyewe. Gute rero kubera iki? Iriza ati nabivuze bincitse. Sano ati koko se? Iriza ati cyane rwose, n'ubundi nakoze nabi rega kubana nawe. Sano ati ese ubundi dupfa iki? Cyangwa nibyo koko umusore bambwiye mukundana arahari? Iriza ati umusore wese kandi? Sano aramubwira ati nyine twarakubuze, dutekereza ko ari umusore mwahoze mukundana waje kugutwara, maze nawe uremera murajyana. Yego twari twibeshye, ariko se yaba ahari? Iriza ati ntawe, ariko hari icyo nifuza. Sano ati urifuza iki? Iriza ati ndifuza kukubona n'amaso yanjye. Sano ati kubera iki? Iriza aramubwira ati nyine mfite amatsiko yo kubona umugabo wanjye. Sano ubwo aramubwira ati Iriza ndagusezeranya yuko uzambona. Sinzi kandi rwose ukuntu bizagenda n'igihe bizabera, gusa ariko nzatuma biba. Iriza ati ndakwizeye. Sano ati nkunda rwose iyo ubaye akana keza ugatuza, gusa ariko nyine nanone iyo utuje cyane birambangamira, kubera ko nkunda iyo uri kunesha umutwe umbwira amagambo menshi. Najyaga ntekereza ko kubaho neza ari ukubaho ufite amafaranga, ariko maze kubona ko niyo naba ntafite ayo mafaranga ariko yewe nkufite nabaho neza. Ntabwo wakumva agahinda nari mfite muri iriya minsi utari uhari. Nari imeze nk'uri mu isi ya wenyine, nkibaza ukuntu ngiye gutaha nari bugusange mu rugo
nkumva nabireka. Ni ukuri iyo nekereje kukubura bintera ubwoba pe. Noneho wavuga ibyo gutandukana byo nkumva urimo kumbabaza. Iriza ati ariko niko bizagenda. Sano ati ntabwo mbishaka. Ntabwo nshaka yuko tuzatandukana. Reka urugo rwa feke turuhagarike maze urugo rwa nyarwo. Ino mikino tuyivemo maze tubigire seriye. Nshaka yuko uba umugore wanjye rwose nanjye nkaba umugabo wawe bya nyabyo. Ukazambyarira abana tukazamarana iminsi y'ubuzima bwacu bwose turi kumwe. Nta wundi muntu nifuza muri ubu buzima bwanjye uretse wowe Iriza. Ibindi bintu byose nta kintu rwose byabimariye mu gihe naba ntagufite. Sano disi ugahita amufata ibiganza maze ati nyizera naba rwose umugabo mwiza birenze rwose nuko bitekereza, kandi nawe natuma uba umugore wa mbere wishimye muri iyi si. Iriza ubwo ntiyavuga. Sano ati iri wamvugishije. Iriza ubwo aba yenda kurira maze ati ntabwo nzi icyo kuvuga rwose Sano. Ni ubwa mbere umuntu ambwiye amagambo meza kuva nabaho. Natekerezaga yuko nifuza ibirenze urwego ndiho, kuko nifuzaga ko umugabo wanjye wa feke yahinduka umugabo wanjye wa nyawe. Numvaga narakoze ikosa mu by'ukuri kwifuza ikintu nk'icyo ngicyo. Iriza ubwo araturika akarira maze ati basi mbwira yuko atari inzozi. Sano ati ntabwo ari inzozi. None se kurize? Iriza ati ntabwo ndi kumva yuko ari wewe uri kumbwira ayo magambo. Uziranye n'abakobwa benshi beza bo mu bakire, rero ntabwo numva rwose ukuntu ari njye wakwifuza yuko nkubera umugore. Sano ati niwe nifuza rwose kubera yuko kuva nakumenya nibagiwe igitekerezo nari mfite cyo kutazashaka umugore kubera ko namukubonyemo. Ntukigereranye n'abandi rero, cyane cyane abo bandi kandi ngo beza bo mu bakire, kubera ko nta n'umwe umeze nkawe. Niwe muntu wenyine wabashije kumuzana mama wanjye, kandi nta wundi muntu wari kubikora. Ndabizi kandi nizera ko muri buno buzima ndimo nta kintu cyambera kibi ndi kumwe nawe, kubera yuko aho uri hahora ibyiza gusa. Ndagukunda cyane Iriza mugore wanjye. Ubwo Iriza disi araturika akarira maze ahita amuhobera hashira umwanya. Sano ati bigenze gute se ubaye iki? Ubwo amuhanagura amarira aramubwira ati ngambwira impamvu urimo kurira. Iriza ati mfite ubwoba. Sano ati ubwoba bw'iki se? Iriza ati kubera ko umugore wawe ukunda nawe agukunda cyane. Sano ubwo araturika agaseka ati ariko iri wajya ureka gushaka kunsetsa. Iriza ati nyine umugore wawe yagukunze kera ariko nyine akumva ari ubujiji, kubera ko yatekerezaga yuko mutari ku rwego rumwe, kandi ko yagombaga nyine kwifata kubera yuko mwavuganye ko atari ibya nyabyo. None biramurenze. Ntabwo nari nzi yuko uyu munsi uzigera ubaho. Ni ukuri Sano, nari ngutegerereje mu nzozi no mu bundi buzima, none utumye biba. Ndagukunda cyane Sano. Sano ati nanjye ndagukunda cyane Iri. Nyagasani disi ubwo ku kanya Sano ahita amusoma, maze Sano na Iriza bahita batangira gusomana. noneho namenye ko ntako bisa kugira inshuti magara. Ntiwakwiyumvisha ko mba niyumva nk'iyo turi kumwe. Uranyibaza inshuti igihe hose iba yumva mwajyana. Ibaza inshuti kikoze cyose ikubwira nta kigukinze. Nyagasani, iri se ryaba ari itangira ry'urukundo rwa Sano na Iriza ryeruye ku mugaragaro? Reka duhurire muri komite maze duhane ibitekerezo mbwira ukuntu muri kubyumva. Nk'ibisanzwe kandi kuri mikoro buri kumwe nanjye Alpha Sam. Reka dusubire mu zindi episode zikurikira tumenya ibiza gukurikiraho. Make sure subscribe. I love you all guys. Thank you. Ntiwakwiyumvisha ko mba niyumva nk'iyo turi kumwe.